turabasuhuje mwebwe mudukurikiye kandi mudahwema kutugaragariza ko mudukunda kandi mwishimira ibyo dukora kuko tubibona muri feedback muduha. Uyu munsi rero tugiye kuganira kwezi k'umugore nk'uko bisanzwe muri kumwe na Dr. Gakindi. Turarebera hamwe rero kwezi k'umugore iyo bakubuza bashatse kuvuga iki. Twongere turebere hamwe kwezi k'umugore kureshya gute, ibidasanzwe ku birebana n'ukwezi k'umugore, ibice by'ingenzi bigize ukwezi k'umugore, igihe imihango itangirira, ibimenyetso biranga imihango. Turebere hamwe ni iyo hagize ikidasanzwe uko wabigenza mu gihe bibayeho mu gihe cy'ukwezi k'umugore cyangwa mu gihe cy'imihango. Ukwezi k'umugore rero ni igihe imihango itangiye kuza. No mihango ni cya gihe umudamu cyangwa se umukobwa ugeze mu gihe cy'ubwangavu aba atangiye kuzana amaraso mu gitsina. Icyo gihe rero ibice bya nyababyeyi bivanze n'amaraso bitangira gusohoka hasi mu gitsina. Imihango rero kugira ngo ibeho ni uko haba habayeho urujuhane rw'imisemburo ikora bwonko ariyo FSH cyangwa se follicular stimulating hormone na LH cyangwa se luteinizing hormone, hamwe n'indi misemburo ikora ku dusabo tw'intangangore ariyo progesterone na estrogene. Ntabwo turi bwibande ku mikorere y'ino misemburo, ariko icyo wamenya nuko igenda imanuka ikanazamuka bitewe n'aho ukwezi k'umugore kugeze. Iyo misemburo rero niyo ituma nyababyeyi igenda irushaho kwaguka, hakirema ikintu kimeze nk'uburiri bushashe neza. Ibyo biba kugira ngo igihe uramutse utwite ryagi cyangwa yananga izabone aho ikurira, ibone n'ibiyitunga. Ikindi, iyo misemburo ifasha intangangore kuva mu dusabo twayo ikaza gutegereza intangangabo aribyo twita ovulation. Ibijyanye na ovulation nabyo tuzabikora ikiganiro cyabyo cyihariye. Iyo rero iyo ntangangore idahuye n'intangangabo, bwa buriri bwikoze hamwe umwana yari kuzakurira butangira gusenyuka, noneho ibice byabwo nibyo bitangira gusohoka bivanze n'amaraso, akaba aribyo twita imihango. Kwezi k'umugore ni intera iri hagati y'igihe cyangwa se itariki yaboneyeho imihango hamwe n'igihe imihango ikurikiyeho iziye. Abantu bagira amezi atandukanye ariko byose bibarwa kimwe. Ushobora kwibaza ati se ukwezi k'umugore kureshya gute? Impuzandengo ni iminsi 28, bivuze yuko uburebure gufite iminsi 35, ubugufi kukagira iminsi 21. Ariko rero ni ibisanzwe kuba ukwezi kwaba kurekure cyane cyangwa ukava amaraso menshi mu minsi ya mbere kubera ko imisemburo iba itarajya ku murongo. Nibura iyo ugeze mu myaka 20 nibwo ukwezi kwawe kutangira kujya ku murongo bihoraho, cyangwa se nanone iyo ugeze mu gihe cya menopause bitangira kugenda bihindagurika kubera yuko imisemburo nayo bitangiye kugabanyuka. Ushobora kwibaza ati se imihango ubusanzwe imara iminsi ingahe? Imihango imara hagati y'iminsi 3 n'7, ni ukuvuga ngo impuzandengo ni iminsi 5. Ikindi kibazo abantu bibaza ati ni ibihe bice bigize ukwezi k'umugore? Nk'uko twabibonye, ukwezi k'umugore kurangwa no guhindagurika kw'imisemburo. Ibyo rero bituma kugira ibice 4 by'ingenzi. Igice cya mbere ni igice cy'imihango. Igice cy'imihango ni cyagiye amaraso abatangiye kuva muri nyababyeyi asohoka hasi mu gitsina. Kino gice gihera ku munsi wa mbere imihango yaziyeho kugera nibura ku munsi wa 5. Abantu benshi kimara hagati y'iminsi 3 n'5, ariko nk'uko twabibonye haruguru biba bishobora no kugeza ku minsi 7 ariko ntibiteze ikibazo. Igice cya kabiri rero ni igice cyo gukura kw'intangangore aribyo twita follicular phase. Ni ukuvuga ngo kino gice gihera ku munsi wa 6 kugeza ku munsi wa 14. Muri kino gice umusemburo wa estrogene urazamuka cyane, ari utuma nyababyeyi nayo itangira kurema bwa buriri bushashe neza intanga izakuriramo. Undi musemburo uzamuka ni FSH cyangwa se follicular stimulating hormone, utuma intangangore zikura ku bwinshi arizo zizaturukamo imwe izitegura kuvamo umwana. Igice cya gatatu rero ni igice bita ovulation. Ku munsi wa 14 nibwo kino gice gitangira, ariko ku munsi wa 14 ni cyagiye twabaze kwa kwezi gufite iminsi 28. Muri kino gice cya ovulation rero umusemburo wa LH cyangwa se luteinizing hormone urazamuka cyane, ari utuma udusabo tw'intangangore turekura ryagi rikaza gutegereza intangangore. Igice cya kane rero nicyo bita luteal phase. Kino gice rero gihera ku munsi wa 15 kugeza ku munsi wa 28. Iki ni igihe kirangwa no gukora urugendo rwa ya ntangangore iva mu dusabo twayo iza muri nyababyeyi itegereza intangangabo. Muri kino gihe umusemburo wa progesterone uriyongera, bigatuma bwa buriri bushashe neza burushaho kuba bunini kandi bukaguka bukitegura kwakira umwana. Iyo rero habayeho guhura kw'intangangore n'intangangabo aribyo twita fertilization cyangwa se gusama, umwana niho akurira. Iyo gusama kutabayeho, ya misemburo ya progesterone na estrogene itangira kugabanuka, noneho bwa buriri nabwo bugatangira gusenyuka. Ni ukuvuga ngo bya bintu bibugiza bigatangira gusohoka bivanze n'amaraso aribyo twita imihango, noneho ukundi kwezi kugatangira. Ikindi kibazo wakwibaza ati se imihango ubundi itangira ku myaka ingahe? Imihango rero itangira nibura ku myaka 12, ariko rero hari n'abatangira mbere yaho imyaka 8 cyangwa 9 bitewe n'uko bariye cyangwa se n'imihindagurikire y'umubiri wabo, ariko ntibikunda kubaho cyane.
Imihango irangira iyo umudamu ageze mu gihe cya menopause, ni ukuvuga kugeza nibura ku myaka 51. Ibimenyetso biranga ko ugiye kujya mu mihango ni ibihe? Iyo ugiye kujya mu mihango rero abantu bagira ibimenyetso bitandukanye, ariko twavugamo nko kuribwa umutwe, kugira umunabi, ukumva ntiwishimye, kuvuga nabi, ukuvuga ngo mood yawe irahinduka, udasinzira neza, ukumva ufite udutotsi twinshi, kurya ibintu bidasanzwe, hari abarya ibumba, hari abarya itaka, kumva mu nda habyimbye cyangwa se kumva uragugaye, kubyimba no kuribwa amabere no kuzana ibiheri. Akenshi ibi bimenyetso biza kubera ya misemburo twabonye igenda ihindagurika. Ni ryari bavuga ko imihango idasanzwe ukaba wareba muganga? Igihe rero ushobora kureba muganga ni cya gihe wabonye ibimenyetso bidasanzwe. Ibimenyetso bidasanzwe rero twavuga igihe ukwezi kuri munsi y'iminsi 21 cyangwa se ukaba wagize ukwezi kuri hejuru y'iminsi 35. Icyo gihe ntibiba bisanzwe, ureba muganga. Umaze amezi 3 utabona imihango, icyo gihe nabwo ureba muganga. Imihango iza cyane cyangwa se gahoro kurusha uko byari bisanzwe, uramutse uvuye ukarenza iminsi 7, ibyo nabyo ni ikibazo. Imihango iziryana cyane, ukumva uraribwa mu nda cyane kandi bikaza bifatanyije no kuruka, kugira iseseme, iki gihe nabwo ujya kureba muganga. Kuzana udutonyanga cyangwa kuva amaraso hagati mu mihango, ibi nabyo ni ikibazo, ureba muganga ukagusuzuma. Ibimenyetso rero byakwereka yuko urimo urava cyane. Ubusanzwe rero mu mihango ntago wakarengeje nibura mililitiro 80 by'amaraso, ni ukuvuga ngo muri cya gihe cyose cyo ni ukuvuga ngo rero izo mililitiro ziba zingana nibura n'ibihiko 3 bya bindi byo ku meza, ni ukuvuga ngo bya bihiko binini. Iyo rero utangiye guhindura padi nibura nanone cyangwa se kotegise buri masaha 2, icyo gihe nabwo niba ari ikibazo, wajya kwa muganga. Iyo ubonye hatangiye gusohoka ibibumbe kandi bifashe, icyo gihe nabyo ni ikibazo. Nanone iyo ubonye urengeje iminsi 7 ukiri mu mihango, icyo gihe nabyo ni ikibazo, ujya kureba muganga. Ikindi nanone iyo ubonye ugejeje ku myaka 16 utarajya mu mihango, icyo gihe nabwo utangiye kurengerana, nabwo wajya kurebera muganga akareba uko bimeze. Murakoze rero kuba mwadukurikiye. Hari icyifuzo cyangwa se komenti wayandika, ubundi tukagusobanurira byimbitse, kandi wibuke gukanda subscribe, ukande like na share, iyo niyo nkunga yawe tugusabye. Murakoze cyane.